Yes, nkwaye ikaze kandi ndagusuje wowe udukurikiye muri aka kanya. Nkwaye ikaze kuri iyi YouTube channel yacu Staro Technology. Nkuko bisanzwe tuza tuvuga ku bijyanye na cryptocurrency, ariko sibyo gusa. Tuza tuvuga no ku bindi bijyanye n'ikoranabuhanga, ituntu twatubyarira umusaruro mu bujyanye n'amafaranga ndetse n'ubumenyi. Ariyo mpamvu twateguye ino seri y'amavideo. Ntahita mvuga ngo ni umubare uyu n'uyu, ariko muzagenda muyabona mu bice nkuko n'ubundi tujya tubikora. Izi akaba ari video zivuga kuri YouTube. Abantu benshi bajya bibaza YouTube, wenda tuzanareba na channel uko zigiye zimeze, turebe n'iyanjye uko imeze. Nitugeramo hagati tuzabireba. Hari abagiye bifuza kureba review bavuga bati ese video ukora zihemba amafaranga angana gute, wenda bamwe baki-expectinga ko biba birenze. Hari abagenda bakoresha social blade n'izindi mbuga bibaza yuko ibyo babona hariya koko ari byo biri reality, ariko ibyo byose tuzagenda tubona ukuri kwabyo. Iyi ni seri rero izajya ivuga kuri ibyo bintu byose bijyanye na YouTube, guhera ku create channel, uburyo YouTube yinjiza amafaranga, ibyo wakora kugira ngo YouTube ibashe kugrowinga mu byo wahisemo gukora kuri content yari yose, content nziza. Hazaba harimo ibintu byinshi cyane. Ndakurarikira kuyikurikirana kuri buri party yose tuzadusohora, ujye ureba uko bimeze, hanyuma ukore subscribe niba utari wayikora, kugira ngo tubashe gukomeza kubana. Tudatinze rero tureta dutangirana n'igice cya mbere, ariho dutangira twibaza cyangwa tugira ngo dusobanukirwe business ya YouTube. Mu busanzwe YouTube, yibajije umuntu uti YouTube ni iki, yakubwira ibintu bitandukanye, ariko akanya reka tuze kuyifata nkaho atari ahantu ho kuza kurebera video zishimishije, seri z'amafilme, ibintu nk'ibyo. Reka tuvuge ngo ni business platform. YouTube twite platform cyangwa urubuga rwo gukoreraho business, ahantu abantu bahurira bakubaka amabrand yabo, bakubaka izina, bagasangizanya ubumenyi ndetse bakanakorera amafaranga. Dufashe urugero ho gatoya, wenda hano mu Rwanda si cyane, ariko hari igihe ureba video ukabona advertisement iraje, wenda uri nko gukoresha VPN, cyangwa ku bantu batari mu Rwanda barabyumva vuba. Iyo advertisement umuntu aba yishyuye YouTube nayo ikagabanyirizaho ku muntu kuri nyiri iyo video, nyiri iyo YouTube channel. Aho ngaho aba yinjira amafaranga. Iyo ni business, aho YouTube yemerera aba creator kugira ngo binjize amafaranga aturutse muri advertisement, aturutse muri sponsorship. Mujya mubibona, wenda tuzanabireba muri detail. Ibijyanye na membership, kumwe ushobora kujoininga membership y'umuntu kuri channel ye. Product sales, wenda mujya mubibona nabyo, nubwo mu Rwanda kuri channel zacu mbona nta bantu benshi babikora. Ndetse na digital services nazo tuzagenda tubirebaho birambuye. Tubona uburyo buri ko uploadinze ikintu icyo ari cyo cyose kuri content yawe, YouTube igenda iba business partner wawe, kugeraho niyo ubaye monetized, wemerewe kujya uhembwa. Babyita ko ujoininze cyangwa winjiye muri YouTube partner program. Ubaye nyine umufatanyabikorwa na YouTube, kuko uretse n'ibyo wenda twavuze haruguru by'ama advertisement n'ibiki, uko abantu ba playinga video zawe niko YouTube ikwishyura, kubera yuko nyine hari abantu wazanye kuri platform yabo, wakuri audience, hari abantu watumye baza guspendinga umwanya wabo kuri YouTube. Hanyuma dushobora gukomeza twibaza kubera iki YouTube ushobora kumva ko ari nka business ririyo ya nyayo, nyine atari scam cyangwa atari akantu nyine waterereye uko wiboneye. Ubu ngubu hari abantu benshi bafata YouTube cyangwa bumva ko YouTube ari nka hobby, nyine ko abantu babikora bishimisha. Ariko icyo nakubwira nuko aba YouTuber bamwe binjiza amafaranga menshi, amadolari buri kwezi. Ugasanga umuntu ahembwa buri kwezi kubera ko uploadinze video kuri YouTube. Abandi bagakoresha YouTube mu gupromotinga video zabo, mu gupromotinga business z'abandi, amasomo y'abandi ndetse na service. YouTube rero aho ibonera imbaraga ihuza ibyo bintu bibiri. Hanyuma tukavuga ku bintu bitatu. Mu gihe wabibonye, aho uzaba uri ready kuva views zawe zakubyarira amafaranga nawe. Icya mbere ni attention y'abantu, icya kabiri hakaza icyizere ndetse na community. Bamaze kubaka community,
abantu bakaba bagufitiye icyizere ko babwira ibintu bya nyabyo biri seriye cyangwa bibafasha, ukabona attention yabo, aho uzaba uri tayari kuba umukire biturutse kuri YouTube. Icyo ukeneye nta kindi n'ubumenyi ndetse no guhozaho, nacyo ntabwo nakwibagirwa kubikubwira kuko bisaba kudacika intege ahangaha. Hanyuma ku ngingo ya gatatu, reka tuze tuvuga muri make gute ba creators cyangwa aba YouTuber binjiza amafaranga binyuze kuri YouTube. Ndabivuga mu ncamake, wenda tuzagenda tubirebaho neza byisanzuye. Icya mbere hari YouTube Partner Program YPP, ariho nyine hagenda haziramo icyo twise ads revenue, nyine n'amafaranga baguha kubera umuntu wakwamamarijeho. Ibi akaba ari byo ubona mu gihe channel yawe yujuje aba subscribers 1000 ndetse n'amasaha 4000. Aha niho YouTube ibasha kwemerera noneho abantu bakajya binjiza amafaranga kubera ko hari ads zabaye promoted kuri channel yawe. Ikintu cya kabiri ni sponsorship. Abantu bashaka gukunda video zawe cyangwa bakunze bashaka audience yawe, bakaba bakwishyura. Ndaza kugira Amerika amasample wenda ku buryo umuntu ashobora ku approachinga akabwira ati nkeneye ko dukorana, akakwishyura ukamwamamariza. Icya gatatu ni affiliate marketing. Aho niyo umuntu ashobora kuzana wenda nk'iduka se cyangwa akavuga ntahita kwishyura direct, ariko kubera ibintu wamamaje ukajya ubonaho pourcentage runaka y'ibyo yinjije. Urugero, nshobora kuba mfite business, kavuga nti uzanyamamariza iduka cyangwa uzamamaza wenda ibibanza mfite. Umuntu naramukaje akagura ikibanza aguturutseho, nzaguha komisiyo cyangwa nyine ufite pourcentage uzafata kuri ibyo bintu. Ibyo nabyo bibaho. Hari n'ibindi bigiye bibaho by'ama memberships cyangwa super chats, kumwe wenda muri live aba audience cyangwa abafana bakakohereza ama donations. Bibaho cyane no kuri YouTube. Ushobora no kugurishirizaho ibintu products zawe. Mubona abantu bacuruza online, inyungu zo ni nyinshi ku muntu ufite biriya bintu bitatu twamaze kuvuga kuri YouTube. Hanyuma ingingo ya kane y'iyi video turavuga kuri mindset ugomba kuba ufite kugira ngo ube mu YouTuber wa nyawe. Niba ukeneye gusucceedinga kuba mu YouTuber wa nyawe, ugomba kwikuramo mindset y'umuviewer, y'umuntu nyine ujyaho agiye kureba ibintu by'abandi gusa, ahubwo ukagira mindset y'umucreator yo gucreatinga. Noneho aba viewers, abo twise audience batureba, bareba video zacu, abenshi bareba byo kwishimisha, ariko aba creator, abazikora barategura, bakarikodinga, bakanaliza, bagahora bashaka n'uburyo bakwimproving. Buri video postinze kuri YouTube ukumva ko ari nko gufungura iduka rishyashya. Niba uri umucuruzi, uko ukomeza gufungura ayo maduka, amwe niko azagenda agira abakiriya benshi, ayandi akagira abakiriya bakeya, ariko nyine yose akomeze kugenda afashanya kugira ngo inyungu yawe izamuke. So iyi video rero ntabwo turivugemo byinshi, ariko muri iyi seri nababwira ngo iyi yari nk'incamake cyangwa igice cyawe cya mbere. Tuzakwerekamo video cyangwa ibintu byose kuva ku gucreate channel kugera mu kubaka brand ya YouTube, kugera wanabaye monetized neza, ibintu byose biri ku murongo. Tuzarebera hamwe uburyo bwo gukuza YouTube yawe, icyo byagusaba, ibikoresho ukeneye cyangwa n'utundi tuntu ukeneye, uko wakwirinda amakosa amwe namwe abantu bashyashya bajya bakora kuri YouTube. Ndizera ko tuzajya gusoza wamaze kumva neza uburyo wakora business mu buryo bwa nyabwo. Nubwo waba utangiye n'aka internet kari aho na telefone gusa, nta kindi kintu ukoresha. Niba wumva ibi bintu ubikunze, ni byiza ko wakora subscribe ndetse na like. Ni byiza cyane ukatwereka yuko turi kumwe hano kuri Staro Technology. Ni byiza ko wakora kuri ako kazogera kari iruhande rwa subscribe kugira ngo buri episode izagiza utazajya uyicikwa. Turabashimire wowe twabanye naho muri parti yindi ya kabiri.